Yes, nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe njye wumva nitwa Claude. Iyi ni Twidagadure Show, nkuzaniye amakuru wowe tubana umunsi ku munsi, kandi nawe ugeze hano bwa mbere tuguhaye ikaze, turagushimiye nawe uba wifatanye natwe kuri iyi televiziyo yacu yitwa Twidagadure Show. Wowe kandi subscribe, like, share na comment, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nk'ibisanzwe rero abantu bacu tubaha ikaze kandi tunabifuriza kugira amahoro y'Imana. Amakuru mbazaniye ni amakuru arimo kuvugwa ku munyamakuru wa RBA, umusesenguzi mu gisata cy'imikino wo bita cyangwa se witwa Rigani Rugaju, wabonye lisanse se itangwa na CAF. Arateganya rero kuzatoza mu cyiciro cya mbere cya shampiyona y'u Rwanda. Uyu mugabo Rigani Rugaju niwe nje kuvugaho none, kandi subscribe ubundi tubivugeho, tuvuge ku by'iyi lisanse yabonye. Umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA Rigani Rugaju cyangwa se Ndayishimiye Rigani nk'uko yitwa, yatangaje ko ateganya kuzaba umutoza wa shampiyona w'icyiciro cya mbere mu Rwanda wungirije nyuma y'uko abonye lisanse se ya CAF. Uyu munyamakuru rero ari mu batoza 60 bari ku rwego rwa lisanse ya D cyangwa se ya D itangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Bahawe rero amahugurwa ku rwego rwa lisanse ya C itangwa n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF. Ni nyuma yo guhabwa rero aya mahugurwa yatsindiye iyi lisanse ya C CAF, aganira n'ikinyamakuru inyarwanda.com. Rigani Rugaju yavuze ko kuyibona ari ibintu byamushimishije cyane, kandi yagize ati kubona lisansi ya C ya CAF byanshimishije cyane, ndiyumva neza kubera ko ni ikintu numvaga nifuza kuva nabona lisansi ya D. Lisansi ya D itangwa na Ferwafa, naho lisansi ya C CAF urumva ko itangwa na CAF. Lisansi ya C ariyo uyu mugabo yagize cyangwa se yabonye, niyo lisansi rero ibanza muzo umuntu yakorera ku mugabane wa Afurika. Kuba rero narabashije kubona iyi lisansi mbere mu zibanziriza izo umuntu yabona ziturutse ku mugabane wa Afurika, hari icyizere cy'uko n'izindi zirimo B na A nazo umuntu yazazishaka. Nishimiye rero kimwe n'undi muntu wese wageze ku ntsinzi, kimwe n'undi muntu wese wabonye ikintu cyiza, ni umunezero, ni ibyishimo kuri njye n'umuryango wanjye muri rusange. Yavuze ko kubona aya mahugurwa rero umuntu cyangwa se kubona aya mahugurwa umuntu biba bidasobanuye ko ari umutoza, cyangwa se bidasobanuye kuba umutoza, ahubwo ko bishobora kugufasha kumenya ibyo abatoza bakora. Ati buriya ntabwo twigira gusa kuba umutoza, ushobora kwigira no kuba umutoza ariko ntube umutoza gusa, bikagufasha kumenya no gusobanukirwa ibyo abatoza bakora, kumenya umupira, ukamenya imikinire yawo, ukamenya imikinire, wanaba umunyamakuru, ukanaba umunyamakuru ushobora gusesengura neza ibyo warebye mu mukino cyangwa se umupira. Byaguha rero byanaguha andi mahirwe yo gukomeza amasomo ya siporo, atari kuba umutoza gusa, kuko uba ugenda ugira ubumenyi butandukanye. Ushobora no gukora mu bindi birimo imiyoborere isanzwe y'umupira, bitavuze ko waba umutoza byonyine. Rigani Rugaju yavuze ko atavuga ko afite intego zo kuba umutoza ubu ngubu, bijyanye n'uko akirwana no kwiga, aho ari nabyo bizagena icyo azaba mu minsi iri imbere. Ati rero ntabwo navuga ngo mfite intego zo kuba umutoza nk'akazi ubu ngubu
ndacyarwana no kwiga icyo nakora. Wenda ubu ni ukwimenyereza umwuga byoroheje, ndi umutoza wungirije. Ahubwo ibyo nzakomeza rero kwiga mu bihe biri imbere nibyo bizagena icyo nzaba cyo, niba nzaba umutoza, niba nzajya mu bayobozi, cyangwa se niba nzaguma mu itangazamakuru. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Naho ubundi ibijyanye no gutoza ndabikunda, ni akazi mbona keza cyane rwose. Iyo uri umutoza w'umuhanga uzi umupira biraryoha nyine kubireba. Uyu munyamakuru yavuze ko yifuza gukorera lisansi ya B ndetse akaba no kwiga masters muri siporo. Gusa avuga ko mu mwaka utaha ateganya gutoza mu cyiciro cya mbere yungirije mu mwaka utaha. Yagize ati ndifuza gukorera lisansi ya B ariko ndifuza kwiga masters muri siporo. Ikizaboneka mbere rero bijyanye n'ubushobozi nicyo Imana izamfasha gishobora kuzagena ahazaza hanjye, ariko kwiga B byo ndabyifuza. Niyo ntego nayo ngomba kuyikorera, ubwo no kuvuga lisansi ya B. Ntabwo nifuza rero kuba umutoza vuba aha, ariko ndifuza ko mu mwaka utaha naba undi mu cyiciro cya mbere nungirije, kuko ndabyemerewe, ariko nkabikoresha nimenyereza cyangwa se nkimenyereza umwuga. Hanyuma ndacyari mu kazi kajyanye kanjye kugeza igihe najya mu kandi kazi. Ndacyari umunyamakuru kugeza igihe nzahindurira nkajya mu kandi kazi. Naho bamwe bari batangiye kuyavuga ati ashobora kuba yaretse ubunyamakuru akigira mu byo gutoza. Rigani rero mwumvishe ko bivuzeho, mwumvishe uko avuze ko atari byo ashaka gutoza, ahubwo agomba gukomeza umwuga we w'ubunyamakuru no gusesengura, dore ko bizamufasha aya masomo ari guhabwa cyangwa se ari kwiga, ari kumenya, bizamufasha gusobanura neza. Kandi subscribe wowe ugenzi bwa mbere, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye.